Twongeye kubaha ikaze rero ku biganiro bitambuka kuri Ca Bugufi Mission. Uyu no munsi tugira ngo dukomeze inyigisho yacu twatangiye, inyigisho ivuga ku bijyanye na Adamu na Eva. Adamu na Eva, Adamu ni umuntu waremwe wa mbere, Eva ni umudamu w'uwo muntu waremwe, ariko Eva mwibuke ko risobanura ngo igifite ubugingo cyose. Ndagira ngo rero mbibutse ko kandi iryo zina ni umugabo wari mwise nyuma yuko bari bamaze gucumura. Ndagira ngo rero mbahe ikaze rero mu gice cya mbere cya kino kiganiro ndetse n'igice cya kabiri, ariko mu gice cya kabiri niho turaza kuvuga ku bijyanye n'uyu Adamu na Eva. Ariko ndagira ngo mu kino gice cya mbere tuze gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cyaho 18 ku murongo wa 31 tugeze ku murongo wa 39. Niho nshaka kugira ngo tuze gusoma, ariko nanone narababwira ko izina ryanjye nk'uko bisanzwe ni Pasteur Christophe Uwabakurikiza, niwe muri kumwe muri uyu mwanya w'inyigisho y'uyu munsi wa none. Ndagira ngo rero dusomere ijambo ry'Imana nk'uko nabibabwiye, riboneka mu Baroma igice cyaho cya 8 murongo wa 31 kugeza ku 39. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira, bakuduhora twahwanije nk'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu, cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose kitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero muri iri jambo tumaze gusoma tugiye icyo twatekerezaho, ngo mbese mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza, cyangwa se harimo urugero rubi nakirinda. Nicyo wagomba gutekereza, cyangwa se uraza gukomeza gutekereza mu mwanya muto tuyo gufata wo gusobanura iri jambo ry'Imana mu mwanya mugufi cyane, kugira ngo dukomeze yangisho ijyanye na Adamu na Eva. Ndetse akaba yarazutse ari buryo bw'Imana adusabira. Iri ni ijambo ry'Imana twasomye hano muri kino gice cya 8 ku murongo wa 34. Yesu agiye mu ijuru yahaye abigishwa be kujya kuvuga ubutumwa bwiza mu mahanga yose, yabasezeranyije ko azabana nabo kugeza ku mperuka y'isi. Tubisoma muri Matayo igice cyaho cya 28 ku murongo wa 20. Muri Bibiliya zimwe bavuga kugeza ku mperuka y'ibihe, bivuga ko ibihe bitandukanye, hari ibihe byiza cyangwa se bibi ko abantu bakwiriye gukora mu gihe cy'umunezero. Imana ibihari no mu gihe cy'umubabaro nabwo, nuko Imana ibihari nabwo Imana iba yagiye ngo ujya ahandi, naho wabona wowe usa nkaho nta Mana muri kumwe, ariko burya Imana ibi kumwe nawe. Twemere ko hari igihe kimwe, cyangwa se igihe twumva ntacyo umutima uturega, ubundi tukumva urimo uducira urubanza kubw'ikintu gitandukanye twakoze. Imibereho y'abantu hari igihe isetsa, hari igihe usanga umuntu aseka ababaye, cyangwa se akarira anezerewe, ugasanga umuntu anyujijemo akantu arasetse kandi ababaye, cyangwa se yaba anezerewe ahuye n'umuntu badaherukanye akishima. Tujye dushima Imana cyane ku bwa Yesu udusabira uko bwije n'uko bukeye.
nk'uko menye neza yuko naho rwaba urupfu rutazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Twasomye ku murongo waho wa 38. Tumenyereye kuvuga mu Kinyarwanda cyangwa se no mu Kirundi ndibaza ko inshuti uyibona mu byago. Abantu benshi bagiye bava mu gakiza kubera ibyago bagiye bahura nabyo, kuko babonaga Imana bakurikiye kubera urukundo rwayo, yemera ko bahura n'ibyo byago. Umugore wa Yobu yaramubwiye ngo ihakane Imana wipfire, muri Yobu igice cya 2 ku murongo wa 9. Ni koko hari igihe Imana igira ibyiza ikorera abayizeye bakiri kuri iyi si, ariko igikuru cyane ni umunezero udashira tuzabonera mu bwami bw'ijuru igihe cyose tuzaba nta cyadutandukanije n'urukundo rw'Imana. Imana nyir'ijuru, Imana ifite byose, Imana ifite imbaraga. Nitutaba twavuye mu rukundo rwayo tukaguma muri yo, naho twagira ibibazo, naho twagira uburwayi, naho twagira intambara zitandukanye, tukaba mu Mana, ntacyo tuzaba bitewe ko tuzaba turi kumwe n'Imana yacu mu gihe cyose tutavuye mu rukundo rw'Imana. Imana tushimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Mbaye ikaze rero mu gice cya 2 cya kino kiganiro, aho twatangiye inyigisho ivuga ku bijyanye na Adamu na Eva. Ndagira ngo mbibutse rero ku byo tuzaganiraho kuri inyigisho. Ubwa mbere twayitangiye ku itariki 12, ariko twavuga ngo ese Adamu na Eva babayeho? Icya kabiri, Adamu yaje ryari? Icya gatatu, yatungwaga n'iki? Yaryaga iki? Icya kane, Eva yaje ryari? Icya gatanu, ese bariye iyihe mbuto cyangwa se bariye ikihe cyamwa? Ni ikihe bariye cyatumye bakurwa mu ngobyi ya Edeni? Ahangaha nzi ko abantu benshi cyane bagiye bagira ibibazo byinshi no kwibaza, bakavuga bati turagira ngo tumenye neza ese ni iki cyabavanye muri Edeni. Ugasanga abantu bayivugaho ibintu bitandukanye, ariko hangaha ni umwanya mwiza Imana yaduhaye kugira ngo tuzasobanukirwe neza ibijyanye na Adamu na Eva. Icyama rero mwe mwese mukurikiye iri jambo ry'Imana, ubwo Yesu Kristo azagarukana icyubahiro aje gutwara umugeni, twe tuzahurire mu bwami bw'Imana, tuzagumbirane nawe twishimye tunezerewe, kandi Uwiteka turazi neza yuko azabidushoboza mu gihe cyose tubyemeye, kandi tuzegamiza Yesu Kristo mu gituza cye nk'uko umwana yegamiza umubyeyi we. Imana ishimwe cyane kandi yabwa icyubahiro. Ndagira ngo ushaka kugira ngo ujye ubona amakuru yihuse cyane ku bijyanye n'iri jambo ry'Imana, wakanda handitse like na share cyangwa se ukohereza kuri bagenzi bawe. Comment nazo zirakenewe, biremera, cyangwa se ukakora subscribe, handitse subscribe niba utarakora subscribe. Turashimira abantu bose rero bagiye bakora subscribe n'abagenda bihanahana bose, Imana ibahe umugisha cyane. Ndagira ngo rero mbabwe ko kandi ibiganiro ubisanga no kuri Twitter yacu awandika Cyabugufi Mission, no kuri Google search. Reka dukomeze rero ku bijyanye na Adamu na Eva. Niki cyabanje rero, niki cyabanje mbere yuko abantu baremwa? Hari ikintu dukwiriye kubanza kwibaza, niki cyabanje mu by'ukuri? Icyabanje mbere yuko abantu bose baremwa tugisanga mu Itangiriro igice cyaho cya mbere guhera ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 25. Ariko iyo dusomye ku gice cyaho cya mbere ku murongo waho w'9 kugeza ku murongo wa 12, hari amagambo ahari nshaka ko dusoma tukumva neza ibyanditsemo. Itangiye igice cya mbere mu murongo waho w'9 haranditse ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranira hamwe, ahumutse haboneke. Biba bityo, Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi, n'ibimera byose byere imbuto ku butaka, n'ibiti byera imbuto ku butaka zirimo utubuto twavyo, igiti cyose cyere imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo. Biba bityo.
ubutaka bumeza ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Imana ishimwe cyane. Imana nyirijuru imaze kurema ibintu byaba bitandukanye, yaje no kumeza, cyangwa se muri ya minsi yaremaga ibintu bitandukanye ku minsi 6, yaje kurema ibiti bitandukanye, ariko ibirema ari uko yamaze gutandukanya amazi, kuko hari amazi niyo yari ariho, ariko imaze gutandukanya amazi yaje ubutaka. Bwa butaka Imana itegeka ko buzaho ibimera bitandukanye n'ibiti bitandukanye, kandi buri kintu cyose kiri ku bwo butaka kijyanye n'ikimera cyangwa se n'ibiti kikagira utubuto twera dutandukanye twinshi. Ibyo ngibyo rero byari ibiryo Adamu yagombaga kurya. Imana yacu nishimwe cyane, kuko nta bundi muntu wamugemuriraga, nta bindi biryo yagombaga kurya. Imana yari yateganyije ibyo biryo yagombaga kurya. Bishatse kuvuga ngo rero Imana yabanje kurema ibyo umuntu agomba kuzarya, kuko niyo yagombaga kuza mu isi adafite ikintu kizamutunga. Iyo dusomye ijambo ry'Imana riboneka rero muri kino gice cya mbere n'ubundi ku mwaka wa 26 havuga inkuru ihari yuko Imana yaremye umuntu. Imana iravuga iti, turebe umuntu agira ishusho yacu ase natwe, atwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo y'isi n'igikururuka hasi cyose. Imana irema uyu muntu yabanje kujya inama, cyangwa se yabanje kubiganira. Wakibaza ngo mbese Imana yajyaga inama nande? Mwibuke ko Imana ari ubutatu bwera. Hari Imana umwana wayo n'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo rero abo bose uko bari batatu niko baganiraga ku bijyanye no kuvuga ngo tureme umuntu ase natwe. Hanyuma iyi ngiyi ni introduction y'ibijyanye no kuremwa k'umuntu. Uvuga ngo Imana yabanje kugira igitekerezo ndetse n'ikiganiro cy'umushinga wo gutegura iremwa rya muntu. Ariko ushaka kugira ngo umenye igihe umuntu yaremewe, urabireba hirya mu itangiriro igice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 4. Uwa 4 reka tuhasome twumve, tumanuke gatoya. Aravuga ngo uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremeyemo isi n'ijuru, kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka. Nuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka, ariko igihu cyavaga mu isi kikatosa ubutaka bwose. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Imana ishimwe cyane. Nuko Imana yaremye umuntu yabanje gutegura, kandi mwibuke ko yaremye umuntu ku munsi wa 6, ku munsi wa 7 Imana iraruhuka. Ndagira ngo rero mbabwire ko ibi byose Imana yabikoze itegurira uyu muntu wari umaze kuremwa. Ariko nanone twakibaza ngo ese ko uyu muntu yari amaze kuremwa ubusanzwe, nyuma yako aremwe byagenze gute? Habaye iki? Uyu muntu amaze kuremwa, ako kanya Imana yese ko imukebera cyangwa se imuha pariseri yo mu ngobyi ya Edeni. Hari ahantu yamuhise ko imutegurira. Yusomye ku murongo wa 8 haranditse ngo Uwiteka Imana akeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba. Ntabwo yamujyanye iburengerazuba, yamukize iburasirazuba. Ayo bigashatse kuvuga ngo Imana, cyangwa se Imana niwo mucyo waviraga umuntu. Ntabwo yo kumushyira iburengerazuba kuko hari mu mwijima, yagomba kumushyira aho izuba rituruka, aho izuba rirasira. Bishatse kugaragaza ubwiza bw'Imana. Iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti
cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi. Imana ishimwe cyane. Nuko rero uyu muntu akimara kubaho, uyu ni Adamu, Imana yahise ko imuha uburyo bwo kubaho, imezamo igiti yari wenyine, yari ataragira umugore. Ubwo tuzabireba ubutaha, turebe uyu mugore Eva yaraje ryari, ese akimara kuza byagenze gute, kugira ngo tuzagere kuri cya cyigisho cyacu neza tugisoze, ariko twamaze gusobanukirwa uyu mugore byagenze gute hagati ya Adamu na Eva na Satani, kugira ngo birukanwe mu ngobyi ya Edeni. Ndabashimiye cyane rero inshuti mwese mwari mukurikiranye kino kiganiro, ndagira ngo mbabwire ko tugiye kugisoreza ahangaha, tuzongera gusubira ku munsi wo kuwa gatandatu mu masengesho ya deliverance, ndetse twongere gusubira no kuwa mbere turimo dukomeza inyigisho yacu. Ndiho abaye namwe nakagaruka. Shalom shalom.